Yes, ndagushimiye wowe wakanze subscribe. Amakuru yacu akaba ari kukugereraho igihe gatanu kuri gatanu, ndetse nawe utarayikanda nkubwira ni iki nicyo gihe kugira ngo nyaboneka dukomeze tubane, ukanda subscribe ndetse na like. Twihuse cyane, ni mu masaha y'igicuku rwose, mu rukerera rw'iki gitondo, uyu munsi ku cyumweru itariki 27 nibwo inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje ku banyarwanda bose yamenyekanye ubwo hari saa 8 nyine imbangukira gutabara yari igeze nyine mu mudugudu wa Kabugarama mu kagari ka Kingwa, nyine aho akaba ari mu murenge wa Kitambi yerekeza ku bitaro bya Mibirizi. Nubwo rero iyi mpanuka nyine y'imbangukira gutabara nyine y'ikigo nderabuzima cya Nyabitimbo mu karere ka Rusizi yakoze iyi mpanuka ikomeye ubwo yari ijyanye nyine abarwayi ku bitaro bya Mibirizi, kubw'amahirwe nyine ntawahasize ubuzima, ariko umubyeyi wari utwite bimuviramo nyine kubyara umwana upfuye. Ni inkuru rero ibabaje cyane, yababaje abanyarwanda bose, ni inkuru ndetse yateye ubwoba abanyarwanda bose, aho biri kwibazwa nyine icyaba cyateye nyine iyi mpanuka. Rero mu makuru twatohoje ndetse n'amakuru yagiye aturuka mu nzego zitandukanye, cyane cyane nka raporo y'inzego z'ibanze yo muri uyu murenge, nyine ikaba yavuze ko uretse kuba uwari uyitwaye umuforomo wari uherekeje nyine abarwayi ndetse n'umurwaza nta bibazo nyine bikomeye bagize, ubu bakaba bari kwitabwaho n'abaganga nyine, ndetse umugore wari utwite nyine wari uyirimo akaba yahise abyara umwana upfuye, nk'uko nari maze kubivuga haruguru. Ni raporo igira iti harimo umubyeyi wari ufite treat of premature birth, yahise abyara umwana upfuye. Uyu mubyeyi ari disoriented, yakorewe ubutabazi bw'ibanze, tugiye kumujyana CHB. Rero bibutse ko ari ibitaro bya kaminuza biri hariya i Huye mu karere ka Huye, nyine akaba ari ibitaro bikomeye cyane hariya mu ntara y'Amajyepfo. Raporo kandi ikomeza ivuga ko muri iyi modoka harimo undi mubyeyi wari umaze icyumweru abyaye, wari ugiye kuvuza umwana. Bombi rero bakaba bagize ibibazo, bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Umuvugizi ndetse wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yabwiye radiyo nyine ubwo yaganiraga na radiyo TV10 ko kugeza nyine ubu hataramenyekana nyine icyateye iyi impanuka. Yabwiye nyine iyo radiyo ati yaritwaye abarwayi bava ku kigo nderabuzima cya Nyabitimbo ibajyana ku bitaro bya Mibirizi, hanyuma ikora impanuka irenga umuhanda igwa hasi. Harimo abantu 6 barimo n'umuforomo umwe muri bo rero niwe wagize ikibazo, kandi nawe ari kwitabwaho mu bitaro bya Mibirizi nyine. Mu mpera rero za 2022 nabwo mu masaha y'ijoro imbangukira gutabara yavaga ku bitaro bya Mibirizi yerekeza ku kigo nderabuzima cya Nyabitimbo, nabwo yarenze umuhanda igwa mu manga muri uyu nyine muhanda wabereye muri uyu muhanda nyine wabereyeho iyi mpanuka, aho ubwo bamwe bari bayirimo nyine barimo n'umuforomo bahise bo bitaba Imana icyo gihe. Ni inkuru ibabaje rero ku banyarwanda bose, aho ibintu bikomeje nyine kugenda nyine bitavugwaho rumwe na benshi, bavuga ati se kuki aho habereye indi mpanuka yenda kumera nk'iyi ngiyi, ese ni iki? Ndetse bamwe batangira kubihuza ko aho hantu hashobora kuba haba hari amagini, ariko ibyo ntago twabyizera, kuko impanuka iyo yashatse kubaho nyine ibaho, kandi ibitera bishobora kuba ari kimwe, bibiri cyangwa byinshi. Iyo rero polisi itaramenyekanisha icyateye impanuka, burya ntabwo ari byiza kuvuga ibibonetse byose. Ndakubwira ni kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu makuru yacu y'ubutaha. Amakuru aba agezweho, n'amakuru nyine aba trendinga, yaba ya politike, ay'imyidagaduro ndetse n'andi agiye atandukanye. Nkubwira ni gumana natwe.